ibi bakoze biragaragara ndetse n'ibyiza bakoze biragaragara. Nta muntu wakoze ikibi ngo kizahishirwe mpaka kugeza ryari, oya, nta n'umuntu wakoze icyiza ngo kizihishire, kuko umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi ntabwo ubasha kwisha. ngira ngo twebwe turazwi, turi abantu bagaragara, turi ahantu hirengeye cyane, abantu bose baba batureba, kandi ikindi turi umunyu w'isi. Rero iyo umunyu wabuze mu biryo bamenya ko wabuze nyine, cyangwa se ko wakayutse bakawukandagira, cyangwa se ayo magambo niyo nkoresheje kugira ngo abayasomye mumfashe turebe bano basenyeri batatu icyo bakoze. Abo basenyeri batatu byibuze duhere kuri Samu, dusubire inyuma kuri Mbanda, dusubire inyuma kuri Rucyahano. Ni abantu batatu turebe ibintu bakoze n'ukuntu ibi bintu byatangiye, n'ukuntu bimeze, n'ukuntu bihagaze. Amakuru mfite makeya n'ibigaragarira amaso y'abakristo nimubona mbesha mubyandike muri comment, kuko ngewe ndi umuntu wanyu kandi ndi uwa rubanda. Ariko mbere y'ibyo ngibyo ntari natinda ntagiye kure, ukore subscribe aho hasi, ako kantu kanditseho subscribe, nakumukara cyangwa se n'umutuku ugakoreho, handitseho subscribe, ukoreho kabisa, kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro nk'ibi ngibi bigamije guteza imbere umurimo w'Imana, ariko kandi duhereye mu mvune ziremereye kugira ngo umurimo w'Imana ugiye imbere. Reka duhere rero kuri Musenyeri John Rucyahana. Ndahera ku byamuranze, ibyiza nzi ngewe nk'umukristo uyoborwa cyangwa se wabaye kenshi muri Anglican Church. Reka duhere kuri nyakubahwa John Rucyahana, Musenyeri ubu ngubu ushinzwe iby'ubumwe n'ubwiyunge. Kugira rero ngo bamushinge iby'ubumwe n'ubwiyunge ni uko yari umuntu icyambere uharanira ubumwe n'ubwiyunge. Mu byo nzi, mu mateka nzi, ntabigiye muzi, ntabicukumbuye cyane ngo miseseremo, nzi ko yabashije guhuza, cyangwa se yari umwe mu bantu bashobora guhuza abakoze ibyaha n'ababikorewe kugira ngo babashe guhura, basangire, baganire. N'ikimenyimenyi amashuri yubakishije za Sunrise, ayo yubakishije mu cyahoze ari diocese ya Shirerugu, kikaba kiri muri diocese ya Byumba n'ahandi. Icyo yaharaniraga kwari ukugira ngo, ngira ngo muzi ibigo yubatse za Bigogwe, yubaka za sale z'imyidagaduro n'ibindi byinshi. Uwo musenyeri kandi icyo gihe uko mbizi nta ngufu z'abakristu zatakaye cyane nk'uko bikorwa ubu ngubu. Nta ngufu, byari imfashanyo nyinshi cyane zatangwaga, akazikoresha muri ubwo buryo. Mu basenyeri twagize n'ubu dufite, nta musenyeri n'umwe muzigera mubona umeze nka John Rucyahana. John Rucyahana rero ni musenyeri wabaye intangarugero, kuko urabona itorero nyuma ya jenoside ryari rifite ikibazo, abantu bari kwishishanya, bariya twabakoreye ibyaha bagatinya kubegera, bano badukoreye ibyaha bakumva batabisanzuraho, ariko we yaje kubigenza neza, atuma bakorewe ibyaha n'abakoze ibyaha baza guhura, baregerana, abishe n'abiciwe baza kuganira, bamwe basabana imbabazi, abananiranye barababwira bati ubwo muranze. Ariko nzi neza ko ntawe naniranye mu gihe cy'ibiganiro by'uriya mugabo witwa John Rucyahana. Ikindi nuko muri ibyo bintu by'ubumwe n'ubwiyunge nicyo kintu mwibukiraho cyane nzi, nubwo nari ndi kure, ariko ndabizi neza ko ibyo nzi ndibuze kubivuga. aho nyine nimwumva navuze ibitari byo muranyomoza, muraza kubyandika hasi cyangwa se muzatubwire, ariko bitari bya bindi byanyu byo gutera abantu ubwoba. Oya, mujye muvuga ibintu ariko tumenye ko turi abakozi b'Imana. Icy'ubumwe n'ubwiyunge nkivuyeho. Kubaka itorero, ruriya rusengero rwa EAR mubona hariya i Musanze niwe warwubatse. Yarwubatswe icyo gihe hari kubwe, afata abantu batishoboye abaha akazi, afata abantu bari bakennye. Ndatekereza harimo n'abantu b'inaha i Butaro, yes, inaha i Butaro. Ubu ngubu turi gukora iyi nkuru ndi i Butaro, ngewe niho mpagaze uyu munsi, naje i Butaro, ubu niyo ndi, twageze no kandi amahoro nta kibazo. Abantu b'i Butaro ngira ngo abo turi kumwe hano nimwumva hari icyo mpusha muraza kumbwira. Abantu b'i Butaro abaha akazi, ndetse n'abamusanze abaha akazi, n'aba muri za Nkumba, yewe urusengero rwubatsweho n'abantu benshi.
iriya shira ibitaro bya shira byubatsweho n'abantu benshi cyane. Za Sunrise, za Muhabura, uburyo bashakaga kuzubaka nubwo wenda yavuyeho bitarashirwa mu bikorwa, ariko uburyo yapangaga kubaka hariya Muhabura bakahagenza neza, wabonaga ari umusaza ufite inzozi. Ngewe ku bwanjye namuha amanota ya mbere, kuko yasanze abantu bakomeretse akabavura, agafasha abatishoboye. Sunrise iriya yigagamo abana b'abakene hafi 70%, abana b'abakene baciye bugufi badafite uko bigira, harimo n'abiwanyu, harimo n'abiwacu, ngira ngo abenshi murabizi, ntabwo twabitindaho, nta nubwo twabivugaho menshi. Sunrise yigagamo abana baciriritse, kandi ubona ari ishuri rya VIP, kugeza igihe abantu bakize nabo bayirabutswe babona ko ari ishuri riri gutsindisha cyane, nabo batangira kuyijyamo bajyanamo abana babo. Hanyuma rero ngira ngo icyo kintu yaragikoze cyo kubaka amashuri, amasashwara, hano hitwa ku masashwara hirya no hino muri za Kivu, ngira ngo muramwibuka cyane, ntitwakwirirwa tubitindaho. Asubiza itorero rya Anglican, icyahoze ari shira cyose agishira ku murongo, abantu bongera kwibuka ku itorero Anglican ribaho. Kandi muribuka ko hari n'intambara z'abacengezi, ntabwo yatinyaga kuzamuka hafi y'ibirunga akajya kuvuga y'ubutumwa, ntabwo yatinyaga kujya aho isasu riri kuvugira, akihangana agatega impanga akajya gukora uwo murimo. Sinzi mu basenyeri bamukurikiye niba hari uwagerageje nk'ibyo yagerageje, gusa sinzi umuzungu watubwiye turi mu giterane ati mwebwe muri kurya ibyo Rucyahana yahinze, imbuto Rucyahana yahinze mwe muri kuzisoroma, ariko niwe wakoze cyane. Ngira ngo nanone yakundaga kuvuga ukuri nta bwoba, ukumva aravuga ati ariko mwebwe ko mwiyita Abahutu muzasoroma iki? Abandi bati ko mwiyita Abatutsi mwe muzasaruramo iki? Kumva wakwiyita Umuhutu cyangwa ukiyita Umututsi bizakumarira iki? Hari icyo bizakumarira? Ese bizakongerera iki mu bijyanye n'ubwami bw'Imana? Ukumva arabivuga atabica ku ruhande, akabwira ati nimubane nimunganirane. Icyo kintu cyo kuvuga ukuri nubwo waba uri umuyobozi runaka yarakubwiraga, akakubwirira aho ngaho kandi akakwereka inzira ukwiriye kunyuzamo, wabyanga akikomereza. Umusaza Rucyahana kabisa, Imana imuhumugisha. Hari nanone n'akandi kantu wenda sinareka kukavugaho, akantu ko gufasha abatishoboye ndagasubiramo cyane, kuko muri iyi minsi usanga karacitse intege. Gufasha abatishoboye, uriya musaza ndamutindaho, niwe ndatindaho cyane, n'abandi ndaza kubavuga, ariko reka mutindeho. Ikintu yakoze cyo gufasha abatishoboye, agakora ikintu cyo kongera kugura ibibanza, akubaka itorero, akagura ibibanza, bakubaka insengero. Ngira ngo nabize kubaka insengero zikomeye niho bahereye, kandi muribuka ko diocese yacu yari ifite agasengero gato kangana n'iriya nzu yo kwa Muzehe, agasengero gato cyane. Ariko Rucyahana sinamuvuga ibyo mbirangize, nta kibi cye nibuka, sinzi nta kibi cye nzi, kuko nta nicyo nibuka. Kadukomeze n'undi wakurikiyeho ni Mbanda Laurent Mbanda, musenyeri, nawe yari musenyeri, ubu ni musenyeri mukuru mu Rwanda, ahagarariye abasenyeri cyangwa se ahagarariye itorero mu Rwanda. Akaba ari musenyeri rero nawe waje akurikiyeho, ariko ibintu yakoze, reka turebe ibintu yakoze. Ngira ngo sinzi, ntabwo wenda navuga ukuntu bimeze, sinzi niba ari byo, ariko abantu baho ngaho za Musanze twaganiriye numvaga bavuga ngo yakuye itorero mu mwenda, ngo ashira ibintu by'amafaranga. Donc ibintu by'amafaranga nibyo yakurikiranye cyane, abishira ku murongo. Nicyo cyonyine mwibukira, nta bindi nzi, nibyo nzi, nicyo kimwe gusa. Hanyuma nanone Sam Mugisha kuri ubu ngubu ni umugabo wari uri kuri level yo hejuru mu bijyanye n'abakristo, ndetse no hasi bakamwibuka bakavuga bati uyu mugabo arakaze.
Sam Mugisha ku bijyanye n'insengero, ndetse n'ubu ngubu bari gushaka kumuhagarika, ahubwo sinzi insengero zitari zuzura uko ziri bwuzure, kuko ngira ngo n'abari gushaka kumuhagarika ntabwo sindumva n'umuntu n'umwe wavuze ngo reka ze kugira icyo atanga mu kazi k'insengero ziri kubakwa. Oya, ntabwo bajya baza kubikora. Ariko uriya mugabo Sam Mugisha ikintu kijyanye n'insengero cyane cyane izo mu byaro, mu byaro bari basigaye bubaka, yari yabateye murara akababwira ati ngewe umuntu nzabona ari gukora cyane, uwo muntu nzaza mutera inkunga. Cyangwa se ukumva aravuze ngo yabakundaga kubacira umugani avuga ngo umuntu wo nzaza nkasanga ari gutega lifuta ahagaze, uwo sinzamutwara, ahubwo nzasanga ari gutega lifuta ariko anari gukataza, nzabona ko afite gahunda, muhe lifuti tugende. Ati ntugatege lifuti kandi ukomeze uhagarare, ahubwo tega lifuti unagenda bayikwime cyangwa se bayiguhe ariko urimo kugenda nawe ufite aho wigejeje. Rero amaze kubaka insengero nyinshi, ntabwo namenya umubare muremure cyane kandi munini w'insengero zimaze kubakwa kubwe, ngira ngo ni kubwe kuko niwe washizemo imbaraga. Burya umuyobozi yashize ikintu mu imbaraga, abayoborwa nabo barakiyoboka bakavuga bati okay, reka tugikore. Kandi urareba insengero ziri kubakwa, wenda ntabwo nabashije kubona amafoto ya zose, ariko uravuga uti wow, muri Anglican bari basigaye batinyuka kubaka ama etage kandi barabitinyaga, ndetse mu gihugu hose bari kubaka insengero zigezweho babikuye muri diocese ya Shira, kubera ko ariyo yashize imbaraga mu kubaka insengero zijyanye n'igihe kandi zigezweho. Rero aba bantu uko ari batatu, umuntu wa mbere navuga n'umuntu witwa John Rucyahana, kuko yakoze mu gihe kidakomeye. Umuntu wa kabiri nashira ku rutonde, ngiye ndi kubaha amanota nkurikije ibyonze, n'abakristo ni mumva ndi kubesha mu nyomoza. Umuntu wa kabiri no bita Sam Mugisha ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa nyuma ndashiraho bita Laurent Mbanda muri diocese ya Shira, kuko niba mubizi ni inzu imwe nzi yubatse, iyo niyo nzi, wenda bwo sinzi nyine yarahanyuraga cyangwa wenda nta mwanya yabonaga cyangwa se yarafite ibindi bimuteganyije, ariko ibyo byamuteganyije ntabyo tuzi, twe turareba ibikorwa bigaragara inyuma, ikibazo yagize ntitukizi. Ubwo rero uwa mbere Rucyahana, uwa kabiri Sam Mugisha, uwa gatatu Laurent Mbanda, n'abasenyeri banyuze muri diocese ya Shira. Ariko nababwiye ngo nafashe batatu baheruka kugira ngo abo bandi bari kuza nyuma ntabwo mbazi, ariko nabo batatu baheruka. Sawa, murakoze, Imana yaho umugisha. Ayo manota ndayatanze, hanyuma namwe muze kushiriraho commentaire kandi mukore like, mukore na share mu kiganiro, mugisangiza n'abantu bose. Hari Musanze iwacu ndabakunda cyane, hari mu Kidaho kwa bene wacu ndabakunda cyane. Ciao. Ibutaro aho navukiye namwe ndabakunda bya hatari, ndabakunda pe.